Yesu ashimwe mwene data. Reka twumvire hamwe ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cyo Kuva cyanditswe na Mose, ibice 14 umurongo wa 13. Ubwo Abisirayeli bari mu rugendo bagiye kwambuka inyanja itukura, byari bikomeye, byari urugendo rukomeye. Bareba imbere bakabona nta nzira, barebye inyuma babona nta nzira, barebye ibumoso babona nta nzira, barebye iburyo babona nta nzira, ariko inzira yabo yari ku Uwiteka, Imana biringiye, ku Mana bizeye ibihe byose. Ni ukuri niho bari bategereje agakiza kariho kari buve. Nawe uyu munsi wa none gukizwa kwawe, agakiza kawe, gutabarwa birabonerwa ku Uwiteka wari mu ijuru n'isi. Mose aravuga ati, Mose asubiza abantu ati, mwitinya ntihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Bya bigeragezo wahuraga nabyo, iza ntambara wahuraga nazo, y'amagambo wahuraga nayo, Uwiteka agiye kuyakuraho. Uko wayabonaga ntabwo ari kuzongera kuyabona. Alleluya. Mose arabasubiza ati, mwitinya, we kongera kugira ubwoba, humura, komera, Imana iri kumwe nawe, ihagararire gusa, ntihongere kwirwanirira, ntihongere kurwana intambara y'umubiri, ntihongere kurwana Uwiteka adahari, uhamagara Imana izi kurwanirire, weho wihagararire gusa. Niko Mose atubwiye. Mureba agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Uwiteka agiye kukuzanira ubutabazi uyu munsi. Uwiteka agiye kukuzanira ibyakumara umubabaro uyu munsi. Uwiteka agiye kukuzanira ibyatuma izina rye ridatukwa ku bwawe, kugira ngo izina ry'Imana ryubawe, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Bya bibazo wabonaga, bya bibazo byava muri Egiputa. Muri Egiputa ni habi cyane, hahora intambara, hahora ibigeragezo, hahora guhora utotezwa, ariko Uwiteka ibyo arabyanze, kuko niko Mose akubwiye, ngihagarariye gusa. wowe tuzi uyu munsi uri bubone kugira neza kw'Imana, ugiye kubona ineza y'Imana, warayitegereje, warihanganye, waravuzwe urihangana, baragutuka urihangana, ariko Uwiteka aravuze ngo wo ihagararire gusa, urebe uko Uwiteka bikora. Haleluya. Imana yarwaniriye Hana, imuhereza umwana, nawe byawe iracyabishoboye. Imana yarwaniriye Yosefu, nuko ari mu nzu y'imbohe, Imana ikamukuramo ndetse igasoza isezerano ibwami, akaba kabiri ku mwami. Nawe ibyawe Imana irabishoboye, izakugirira neza, uzarya, uzanywa, uzambara, uzabaho neza nk'abandi bose. Imana yatunze Eliya mu rugendo, igakoresha igikona ari munsi y'igiti cy'umurotemo, nawe ibyawe ntawe byayinanira. Ni ukuri yaramugaburiye, imuha umutsima, imuha amazi, iramutekera. Imana igitekera n'abantu. Umwana yatekeye Eliya, nawe iri bugutekera agatsima uyu munsi wa none, ntihongere kwiganyira.